ubuhanga n'udushya nibyo biranga imiririmbire ye. Imbyino zihariye mu njyana ijyana abagendera mu mujyi w'ibihangano bye, dore ko bikundwa na buri wese, yaba abana, abakuze ndetse n'urubyiruko. Byagera ku bakobwa bo bikaba urwihebe y'umwe kubera urwo bamukunda, dore ko anitwa Rukundo. Impano n'ubuhanga bya Nsengiyumva Rukundo Christian umaze kwamamara nka Chris Easy nibyo tugiye kuvugaho byimbitse. Ubundi uyu Chris Easy ni muntu ki, abayeho gute, ahagaze gute mu buzima bw'urukundo, n'uwo mukobwa uri gukundana nawe arihe, akora iki, abayeho gute, kubera icyo atamwerekana cyangwa se kubera icyo yamugize ibanga. Si nibyo gusa, turaza kureba ese kubera iki mu bihangano bye haba higanjemo ibipope cyangwa se stika z'abana, byaba bifite aho bihuriye n'ubwana bwe. Ibi byose mbabwiye ndetse n'ibindi byihariye nibyo tugiye kumubabwiraho byimbitse. Nizere ko amaze gukanda subscribe ukinjira mu isoko y'isomero y'ibisa nk'ibisize amatsiko mwese mushaka kumenya kuri Chris Easy ndetse n'abandi bagiye batandukanye tubagezaho umunsi ku wundi. Naho ubundi iyi ni Deep Media TV, ku isoko ndetse no ku gicumbi cy'ibyegeranyo byiza bigezweho, dore ko twibanda ku busesenguzi n'ubusizi, imyidagaduro, politiki ndetse n'ubuzima rusange bw'abaturage. Njye babateguriye nk'abagenda kubagezaho kino cyegeranyo ni Habimana Jean de Dieu. Ikaze mwese. Aya mashusho ni tariki 5 z'ukwa 11 2016. Ni amashusho y'urwibutso ku muhanzi Chris Easy ubwo yari akiri umwana muto ufite impano idasanzwe yo kuririmba mu njyana ya rap. Ubwo rero yari ari kumurika impano ye mu marushanwa yitwaga Talent Zone yategurwaga na Royal FM. Chris Easy mu gutangira rwose byaranze, akanama nkemurampaka kamubwira ko yatsinzwe, gusa baza kumuha andi mahirwe yo kwikosora. Rero yese yerekana ko yavamo umuhanzi w'umuraperi mwiza, yabikoze neza, maze akanama nkemurampaka kose kamuhereza amanota yuzuye. Nuko yakomeje mu cyiciro gikurikiyeho, biza no kurangira irushanwa aryegukanye. Rukundo, uri tayari? Ko numva umwuka udasohoka. Urasohoka. Okay, twagiye tangira. Nkukabye igitero nyiti by'isapari ntama, nkurira ingofero ndi umusitari mwiyinjyana na confidence nyinshi nk'umutwaro ushoje intambara, ukeneye gutoza bakamuhika bakambara. Ninjye mu rapero ujya uririmba mu bukwe, ntabyo ibikoresho wapi genda cyari fresh mu mutwe, rap genda turika. No for me. Rukundo, ko wagira ngo ntago waje mu marushanwa, nguha andi mahirwe, ushobora gukora ikindi kintu gitandukanye. Nyita cyambara nkaba umuhungu wa nambara, wanabirebera mu nkweto nambara, masotera munsi y'umukandara, ngendana n'amaniga n'amabebi iruhande rwanjye mu nzu nabara, dukora amabara flow tugotomera amaniga ntazo wabara, wisara nanze gatoya unyere kukunura kana njyewe nasara. Urakoze. Yes for me. Kubera ko mvuze no umenya icyo gukora, right? Abandi bari inyuma yawe nibategereze ko iyo no nyivuga, kuko nshobora kutaza kwisubiraho ubundi. Kuri wowe ndisubiraho, uzi impamvu ukoze icyo wagombaga gukora. Ubutaha umuhanzi iyo ugeze kuri stage ntago uza ugerageza. It's first turn, first do. Yeah? Sawa, it's a yes. It's a yes for me. Okay. Yes, Rukundo. Wakomeje ariko ugende ukosora ibyo bakubwiye. Ukurikira yaza. Saya marushanwa yonyine Chris Easy yegukanye, dore ko iryitwa European Hip Hop Fest rya 2019 naryo yaryegukanye. Aha niho yahise atangirira kuzamura impano ye y'ubuhanzi, ariko akibona mu njyana ya hip hop gusa. Mu kuzamuka kwe impano ye yakomeje gutangarirwa cyane na benshi kubera ubuhanga bwihariye ayihuza nabwo. Byagera ku ijwi rye abiganjemo abakobwa imitima yabo igasimbagurika, kugera nubwo hari na bamwe batumvaga indirimbo z'abandi bahanzi kubera ko bumvaga ko ari nko kumuca inyuma. Umwihariko w'indirimbo ze nuko zikundwa kuva ku mwana w'igitambambuga kugeza ku mukecuru cyangwa umusaza ufite imvi zabaye uruyenzi. Umuziki wa Chris Easy umaze gufata indi ntera kuko warenze imbibi z'u Rwanda, ku buryo bimwe mu bihugu bihana imbibi n'u Rwanda ndetse no muri Afurika muri rusange yamaze kuhashinga ibirindiro
ndetse asigaye yitabazwa na bamwe mu bahanzi bashaka gukora hiti zifite icyanga. Ni umuhanzi w'umuhanga, yaba mu miririmbire ye wumva ijwi rye ukanyurwa, yahuza umudiho n'ijwi n'indirimbo bye cyangwa se melody, ndetse n'isura ye ikurura benshi mu gitsina gore, agahu kakaba gahuye n'umunyutsi. Mu ndirimbo zose amaze gushyira hanze yamaze kwerekana ko ari umwe mu bahanzi ngenderwaho muri iki gihe u Rwanda rufite. Indirimbo zamuzamuriye izina zirimo iyitwa Faster, Amashu, Amashimwe yakoranye na Fireman, iyitwa Edeni, noneho byagera ku yo yise Inana bikaba ibindi bindi. Mu zindi yakoze harimo iyitwa Basi Sorry yakoranye na Pasi Kizito, Bana yakoranye na Shafi, Jugumira yakoranye na DJ Philipita ndetse na Kevin Kade, Sekoma ndetse na Sambrera aherutse gushyira hanze mu minsi mike ishize. Ubundi uyu Chris Easy ni umuraperi wahinduye umuvuno. Ubundi nuko mutabizi neza cyangwa se mutumvise zimwe mu ndirimbo ze za mbere. Ubundi Chris Easy yatangiye urugendo rw'ubuhanzi ari umuraperi, yagiye agerageza amahirwe mu marushanwa atandukanye nk'uko nagiye mbibabwira, ndetse akajya ahirwa cyane. Nko mu mwaka 2016 yegukanye irushanwa rya Talent Zone ryategurwaga na Royal FM. N'ubundi twigarukire kuri ya marushanwa twarebyeho mbere, hari abamwibuka rwose mu mashusho yafashwe icyo gihe arimo kuririmba mu irushanwaho. Abari bagize akanama nkemurampaka bari barimo umuhanzi Mbabazi Fiona, yamubwiraga ko afite ahazaza heza ariko akwiye kugira ibyo avugurura mu miririmbire ye. Ubundi Chris Easy yatangiye aririmbana na mugenzi we witwa Awobiti mu itsinda ryitwa Octognas. Iri tsinda ryakoze indirimbo zigiye zitandukanye zirimo iyitwa Zikusetsa, Ese Urabizi ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Chris Easy, Bang Boy, Bang Bang. Got my DNAs, niba wumva bigombera $, meant to be a man. Niggas nyita Chris, nabizi benshi ntibazi who I am, kandi iyo nkora bang nitwa umusokeri ku rugamba man. We no was in pain, nashakaga ngo muzamenye what's my name. They was not a joke, kandi nta nubwiyo yari gam. Nari ndi kubaka fam, nashakaga ngo muzanyite gentleman, kuko burya hari fire ntihashobora kubura from. Easy come, easy goes, niggas this is not a dream. Haters but just seeing niggas know what a time it is. Njye naga peace, no time for the keys. Njye mara fresh, no time for stress. Chris kuri pinje the whole mga beast. Nabigoma fresh bagakora copy paste. Look my face ndikira kuri first. Iburi buri press kana muri paste. Tumana mumva kuranza CNN kubina ngo take rap no kujunya hell bro. Chris Easy yatangiye kuririmba mu mwaka wa 2021 ubwo yatangiraga gukorana na sosiyete ya Giti Business Group ikora ibikorwa byo gufasha abahanzi gusobanura filimi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Chris Easy yaganiriye n'ikinyamakuru Igihe akibwira ko kuririmba ari ibintu yatekerezaga kuva kera ariko akaza kubishyira mu bikorwa ubwo yahuraga na John Giti ukuriye Giti Business Group ikabimufasha mu bikorwa bye bya muzika. Ati kuva kera numvaga nshaka gukora umuziki kurusha uko nakora injyana imwe, ahubwo igihe cyo kubishyira mu bikorwa cyari kitaragera. Nahuye na John Giti ampa igitekerezo, tugihora byanteye imbaraga zo kubikora, mpita ntangira umuziki gutyo. Yakomeje agira ati hano nahise mbona ariho hari umugati, reka nkomeze ndwane. Isaha n'isaha nabakubita indirimbo ya rap ntawamenya. Abakunzi batweretse ko ari byo bashaka twabikora. Yavuze ko yaba kurapa cyangwa se kuririmba byose nta na kimwe cyoroshye kuko byose ari nk'urugamba kubikora. Yemeje ko atavuye muri hip hop kubera uburyo abaraperi bafatwa, ahubwo yabivuyemo kubera ko itari gucuruza kuri we. Mureke tuvuge no kuri ibi bitera amatsiko benshi byerekeranye n'amashusho yadasanzwe aba yiganjemo ibipupe cyangwa se stika z'abana. Ese inkomoko yabyo ni iyihe?
Iyo urebye indirimbo za Chris Easy ubona zifite itandukaniro n'iz'abandi bahanzi, kuko yaba mu miririmbire ye usanga higanjemo utuntu dukurura abana bato bari munsi y'imyaka 10. Hari nk'aho usanga yifashisha ibipupe cyangwa akaririmba mu buryo wumva yisanishije n'abana bato cyane, nko mu ndirimbo yigeze gukorana n'uwitwa Kiriku hari aho yaririmba agashyiramo inyajwi twese tuzi nka I, U, O, A, E. Iyi mvugo ikaba yifashishwa n'abana baba bari kwiga gusoma no kwandika. Siniyi gusa, dore ko nko muyo y'isi nana agaragazamo ibipupe ndetse n'utundi tuntu twatumye indirimbo ikundwa n'abarimo abana uhereye ku izina ryayo. Ibi byose Chris Easy ikibimutera si amateka yo mu bwana bwe cyangwa uko yarezwe, ahubwo yavuze ko ikibimutera ari uko yagiye guhimba ahera ku gihe umuntu aba akiri muto kuzamura. Ati mba numva nakora indirimbo buri muntu wese yisangamo, atari indirimbo z'urungano runuru. Iyo tugiye gukora duhera mu bwana kuko ariho umuntu ahera tugakomeza, nicyo gituma mbikora nisanze rwose ariho abantu banjye bankundira. Ubundi nk'uko nabibabwiye, Chris Easy yatangiye kuririmba mu njyana ya Afrobeat mu mwaka 2021. Aha akaba ari naho yatangiye gufashwa na Giti Business Group y'umusobanuzi wa filimi witwa Bugingo Boni, uzwi nka Junior Giti, usanzwe ucuruza amafilime ndetse akaba areberera inyungu za bamwe mu bahanzi. Nakomeje kubabwira ko uyu muhanzi aririmba indirimbo ziba ziganjemo utuntu dukurura abana cyane, ku buryo usanga yaba abana n'abantu bakuru bose bisanga mu ndirimbo ze, nk'uko nakomeje kubibabwira rwose. Muri 2022 indirimbo Inana yamuhejeje igihembo muri Kiss Summer Award nk'indirimbo nziza y'umwaka. Muri 2022 kandi Chris Easy yegukanye igihembo cy'umuhanzi mushya w'umwaka muri Kiss Summer Award. Inyungu z'umuziki we zirimo amaboko ya Bugingo Boni uzwi nka Junior Giti, gusa bikaba byarigeze kuvugwa ko batandukanye atakireberera inyungu z'umuziki we, ariko aya makuru Chris Easy yayahakanye yivuye inyuma rwose. Mama wa Chris Easy yigeze gutangaza ko uyu muhanzi yigeze kujya ku ishuri ubwo papa yari amaze kwitaba Imana, ariko birangira azanye amanota meza. Yavuze ko kandi agira ubunebwe bwo guteka cyane. Chris Easy usibye kuba ari umuhanzi, ni umuhanga mu gutunganya amashusho, kuko hari indirimbo nyinshi yagiye atunganyiriza amashusho. Chris Easy yavuzwe mu rukundo n'uwitwa Umuhoza Emma Pascaline witabiriye irushanwa rya Miss Rwanda mu mwaka 2022. Ni amakuru atavugwaho n'aba bombi, rero ntawamenya, mureke dutegerezaho iminsi igana. Naho ubundi uyu mukobwa Umuhoza Emma Pascaline bivugwa ko akundana na Chris Easy abarizwa muri Polonye, dore ko ari ku mpamvu z'amasomo ndetse n'akazi. Naho ubundi umuriro mu bihangano bya Chris Easy ntuzigera uzima. Mbifurije amahoro n'uburame, Nyagasana barinde. Nge wumvaga na Habimana Jean Dodier. Iyi ni Deep Media TV, ku isoko ndetse no ku gicumbi cy'ibyegeranyo byiza bigezweho, dore ko twibanda ku busesenguzi n'ubusizi mu myidagaduro, politike ndetse n'ubuzima rusange bw'abaturage. Nagusaba gukora share, like ndetse na subscribe, ntugende utanatanze igitekerezo cyawe. Ese Chris Easy uramubona ku ruhe rwego mu myaka 5 iri imbere?